ahari intambara wahinduye umunezero, ahara marira wahinduye umunezero, ahari intambara wahinduye umunezero, ahara marira wahinduye umunezero, ahari intambara wahinduye umunezero, ahara marira wahinduye umunezero, ahari inzara wahinduye umunezero, ahara marira wahinduye umunezero, ahari ingorane wahinduye umunezero, ahara marira wahinduye umunezero, ahari ubupfubyi wahinduye umunezero, ahara marira wahinduye umunezero, ahari amadeni wahinduye iby'ijezero, ahara marira wahinduye umunezero, ahari ubupfubyi wahinduye umunezero, ahara marira wahinduye umunezero, ahari cyamunara wahinduye umunezero, ahara marira wahinduye umunezero, ahari intambara wahinduye umunezero, ahara marira wahinduye umunezero, ahari ibihombo wahinduye umunezero, ahara marira wahinduye umunezero, ahari kudafashwa wahinduye umunezero, ahara marira wahinduye umunezero, ahari ingorane wahinduye umunezero, ahara marira wahinduye umunezero, ahari inzara wahinduye umunezero, ahara marira wahinduye umunezero, ahari kwambara ubusa wahinduye umunezero, ahara marira wahinduye umunezero, ahari ubukode wahinduye umunezero, ahara marira wahinduye umunezero, ahari ubupfubyi wahinduye umunezero.
umunezero. ahara marira wahinduye umunezero. Munambara ducamo wazihinduye umunezero. ahara marira wahinduye umunezero. Aharu bukene wahinduye umunezero. ahara marira wahinduye umunezero. Aharu burwayi uhahinduye umunezero. ahara marira wahinduye umunezero. Ahari gupfusha uhahinduye umunezero. ahara marira wahinduye umunezero. Aharu bukene uhahinduye umunezero. ahara Mana marira wahinduye umunezero papa. wahinduye umunezero. Kugutotezwa k'umubiri mwami ubikoze mu munezero. Hari intambara wahinduye umunezero. ahari ibibazo uhahinduye umunezero. Ahara marira wahinduye umunezero. ibyari ngorane ubihinduye umunezero. Ahara marira wahinduye umunezero. ahari bitutsi uhahinduye umunezero. ahara yewe mwami marira ahari divorce wahinduye ugiye kwanyuza umunezero mwami Mana. Yewe Yesu marira hose ugiye kubikora nk'Imana. wahinduye umunezero. ahari intambara z'urushako mwami Mana ugiye kubihindura umunezero mwami Mana. wahinduye umunezero. Ukuri Imana ishobora byose. Hari ingorane hose marira amarira ubupfubyi. wahinduye umunezero. ahara Yewe Yesu we marira ugiye kwahindura umunezero. wahinduye umunezero. ahari ibibazo wahinduye umunezero. ahari amarira mana we wahinduye umunezero. ahari inzara n'ubukene wahinduye umunezero. ahari ahara marira wahinduye umunezero. ahari ibibazo mana we marira wahinduye umunezero. ahari inzara n'ubukene mana we wahinduye umunezero. warakoze Mana. ahari ushimwe gupfusha wazanye ibisubizo. warakoze Mana. ahari amarira wahinduye umunezero. ahari ahara marira wahinduye umunezero. ahari amarira n'agahinda wabikuyeho Mana uzana umunezero. twararaga turira twabuze uwo tubwira
uradusubiza barahamagaraga kuri telefone bakabura uwabikiriza ariko baguhamagaye urabumva aramarira mana wahinduye umunezero twakuzaniye ibyifuzo bitandukanye mana urabisubiza uduha umunezero ahari amarira wahinduye amarira wahinduye umunezero kandi si kabiri nabonye ineza yawe 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 kandi si kabiri mana nabonye ineza yawe kandi si kabiri nabonye ineza yawe nabibona mana nabonye ineza yawe kandi si kabiri nabonye ineza yawe nabonye ineza mana we nabonye ineza yawe kandi si kabiri wakoze mana nabonye ineza yawe kandi si kabiri nabonye ineza yawe kandi si kabiri mwami nabonye ineza yawe hose kuri mana igira neza nabonye ineza yawe kandi si kabiri nabonye ineza yawe urashoboye byananiye abaganga mana nabonye ineza yawe kandi si kabiri nabonye ineza yawe ni wowe wenyine ubasha kuzura abapfuye nabonye ineza yawe kandi si kabiri nabonye ineza yawe ni wowe wenyine ugaburira umuntu agahaga nabonye ineza yawe kandi si kabiri nabonye ineza yawe ni wowe wenyine ukura umuntu ku cyavu mana nabonye ineza yawe kandi si kabiri nabonye ineza yawe mana si rimwe kandi si kabiri nabonye ineza yawe kandi si kabiri nabonye ineza yawe warakoze neza mana we twabonye ineza yawe mana twabonye dutabara mana warakoze 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 ahari intambara uwahinduye umunezero we marira wahinduye umunezero tugiye kubitwara gutya nono kumve ahari intambara wahinduye umunezero ntambara wahinduye umunezero ahari ubukene wahinduye umunezero ahari umukene wahinduye umunezero ahara madene wahinduye umunezero ahara madeni wahinduye umunezero ahara madene wahinduye umunezero ahara madeni wahinduye umunezero ahari cyamunara wahinduye umunezero ahari cyamunara wahinduye umunezero ahari ubupfubyi
ibitutsi wahinduye umunezero we. ahari ibitutsi wahinduye umunezero. ahari ubushomeri wahinduye umunezero we. ahari ubushomeri wahinduye umunezero. ahari gupfusha wahinduye umunezero we. ahari gupfusha wahinduye umunezero. ahari gahinda wahinduye umunezero we. mana hari agahinda mwami wahinduye umunezero. mwami tugushimiye ko hari inzara mwami wahinduye imirire kuko uri Imana ishobora byose. ahari ukwambara ubusa mwami urahatwambikiye. mwami ahari bukonde kuko ushobora byose. yewe Yesu. ahari amarira yego papa wahinduye umunezero. Bera ahara yego marira haleluya wahinduye umunezero. ahari amarira wahinduye umunezero. yes ahari ugupfusha wahinduye we. yes yego ahari amarira wahinduye umunezero. ahari ugupfusha wahinduye umunezero. ahari amarira nami wahinduye umunezero. ahari we Yesu we wahinduye umunezero. marira wahinduye umunezero. ahara marira wahinduye umunezero. mumvugire ngo amena cyane. Amen. mwongere ngo amena cyane. Amen. ndashaka kugira ngo umuntu urimo urumva Imana n'ubundi hari igihe cyo gukoreramo Imana tukazibukwa n'Imana. naho abantu batatwibuka ariko Imana izatwibuka. naho abantu batazazirikana imirimo twakoreye ku isi ariko Imana izayizirikana. kuko impamvu mvuga gutya hari amasengesho Imana ijya inyibutsa ikambwira ngo ndagushubije ariko nkoreye ano masengesho nkasanga yo nasenze ndi mu buvumo ndi umwe. ariko ndashima Imana ko itagisaba itangazamakuru. ntabwo Imana ijya isaba ibihamya ahubwo ibihamya ibi byifitiye. turi kuririmo ariko kano karirimbo Mana yanjye ndashimira Imana ko ndi gufashwa. burya nyakunda kuvuga ndashima Imana ko ndimo ndaririmba nkafashwa ntitaye ku ijwi n'ama afite uko ryaba rimeze kose. ariko uyu muririmbyi yavuze neza ahari amarira wahinduye umunezero. nimba uri kudukurikira ndagira ngo sinzi intambara uri kunyura mu kozi isa ariko shimye Imana yuko umaze imyaka 10 nta kazi ugira ariko ukaba utarapfa ukaba utararara hanze. shimye Imana yuko imiryango imaze imyaka 20 itakwemera ariko muri uko kutakwemera kwabo Imana ikaba ikikurinze. shimye Imana kuri mu gihugu cy'amahanga utazimo umuntu n'umwe ariko Imana ikaba yarabanye nawe. iyo ndimo ndavuga gutya hari abari kwiyumva, hari abagiye mu bihugu batavuga n'ururimi bavuga ariko dore usigaye uzi no kurivuga. bivuge ngo ndashima Imana ya yindi itagisaba sapoti ahubwo ya yindi yihagije. sinzi nimba uri murabyumva kuko ndabizi neza mu gihe bwa mbere bitangira
nshuti yanjye urimo urasirimba ariko byaramarira, ariko ndashima Imana ko yabikoze. Ndashima Imana. Ibuka cyagiye umuntu wari ugufatiye runini mu muryango baguhereza inkuru yuko apfuye, kandi nta wundi muntu wakwemeraga mu muryango, niyo yagufashaga yayiyeranjaga uburyo akubwira ngo naho ngufashije ntuzagire uwo ubibwira, ndi kugufasha ariko aha n'aha ntibizwi, aha n'aha ntibyemewe. Ugiye kumva wumva itangazo ngo arapfuye, ugiye kubona ubona igihu kirabuditse, amarira aba menshi, ariko ndashima Imana ko aya ari amarira yawe Imana yahinduye umunezero. Akari agahinda Imana yagahinduye umunezero. Shimye Imana, shimye Imana, shimye Imana. Ntabwo nabura kuvuga ko uyu mwanya ni umwanya mwiza wo kuza kwegera Imana, kuko ntuze kutureba, ntuze no kujajinga amajwi wumvisha aririmba, ntutangire kuza kudushyira ku murongo. Gafaranga yaririmbye nabi, Murava aririmba, Marita aririmba neza, uriya mwari umwegereye yaririmbye gutya, uriya uri ibumoso yaririmbye gutya. Ndakubwiza ukuri, ibyo ngibyo bivemo. Ndashaka kugira ngo muri wowe utangire. Hari ibanga naje kubona, igisheke ntago bakirya nk'ibijumba. Ibijumba urakacagura gusa ukamira, ariko ndakubwiza ukuri igisheke urakanja ukamira amazi, warangiza bya bindi bindi ukabijugunya. Ndagira ngo niwumva turirimba, niwumva tuvuga, ushyire mu kanwa. Ndakubwiza ukuri numara gukacagura unyunyuze ntago uri buze kubura isukari, ntago uri buze kubura isukari. Nyangunda kubwira Satani ngo ndabizi uri kunyicira imbere, ariko iyo ngeze inyuma ndagutsinda. Ushobora kuba uri kunyereka ibyo ntashoboye kubaka nona, ariko nyamara yo nshubije amaso nyuma nibuka ibyo data yashyigikiyemo nkabyubaka bitari byoroshye. Hari inda zavuyemo, yanjye ntiyavuyemo. Hari abapfuye, njye ntago napfuye. Twese nkunda kubwira abantu ngo tugira imyumvire yo kumva ko tuzapfa dushaje, ariko si ukuri. Gupfa ni kugira imyaka, none aha napfa, none aha wapfa. Ariko ndashima Imana ko ubu none ntari mu bapfuye, ahubwo ndi mu bazima. Kandi ibyo byose iyo ugiye kureba neza, naragenzuye sanga nta gitambo cy'urupfu kibaho na kimwe keretse Kristo wenyine. Nta gitambo cy'urupfu na kimwe kibaho keretse Kristo wenyine. Ikibazo si ko utari mu kazi, ahubwo wararinzwe. Mu butayu ubwo Abisirayeli bagendaga ngo hari ikintu Imana yakoze, kuko yari bizi ko mu ruganda, mu butayu nta ruganda rw'inkweto rwabagayo, nta myenda zabagayo, nta masaha yabagayo. Icyo yakoze ibyo bambukanye yabibarindiye, bibarinda ko bisaza. Wibaze kubwo umwana nyine urumva ikirenge cyakuranaga n'urukweto, kwa kundi umuntu abyibuha ishati ikamusiga, ntago hari ishati yegeze ibasiga. Imana ijya yiyeranja. Icyo ni igisobanuro cy'uko ntago uri mu butayu butarimo amazi n'imvura, ariko uri mu butayu bwo kutagira akazi. Ariko biracyashekeje ko ukibona ikanzu wambara, uracyabona ijipo wambara. N'ubundi binavuge ngo mu bumana ntago umuntu ufite akazi rero wagasimbaguritse cyane ashima Imana, ahubwo wowe utagafite simbagu. N'ubundi ni gute ubayeho utagira akazi? Nta handi wabirebera ni muri Kristo, niwe ujya ugira uburyo atunga abantu be. Turamushimira rero. Muhabwe umugisha mwese turi kumwe, muhabwe umugisha, muhabwe umugisha. Nk'ibisanzwe ni Bishop Gafaranga, ntago navuga ngo turi mu mashimwe. Ntagi akari akazi nubatse ko kuvuga ngo kazaba akazi kanjye na madamu. Twebwe tuyibonera mu kwaguka. Uko mumbona hano adahari, nawe ejo mushobora kumubona ntahari, ariko njyewe n'ubundi muri ubu bwame bw'Imana ntacyo asobanuye, nkuko n'undi wari we wese ntacyo asobanuye, ariko Imana ifite ikisobanuye. Uyu munsi rero ntago ndi kumwe na Murava nk'ibisanzwe, kubera amashimwe turimo nayo tutabura gushima Imana.
murabizi ko twabyaye. So rero ku babyeyi murabizi uyu mubyeyi yabyaye abakeneyemo kuruhuka, ariko kubyara ntabwo byaduhaye konje. Ntabwo byaduhaye konje. Twe turabizi neza nahise itabimenya, ariko twe turabizi ko hari ibyo Imana yashyize muri twe kandi bigira icyo bimara, bigira icyo byagura. Niyo mpamvu isaha n'isaha umwe muri twabuze undi avuga ati reka ngende nubaka inkike z'i Yerusalemu. Ariko nk'uko mubibona nagira umugisha udasanzwe muri aya materaniro y'uyu munsi, muri aya mashimwe y'uyu munsi. Ntago ndi jyenyine, ndakeka ko uwo mumenyereye ni Marite Mugisha, ariko ntabwo biri bitume nawe ativuga, kugira ngo dukomeze ibindi byose biri buze kuba cyangwa Imana ibudushoboze. Marite reka mpere hano, kaduhere hano twivuga. Hano turi mu materaniro online, kaze mu itoro rya Bishop Gafaranga rya online. Bantu b'Imana twabazaniye abashyitsi kandi b'umugisha, muze kumfasha tubakira aho tuvuza impundu, tuzamura utuntu tw'udutima tubakira, tugaragaza ko tubishimiye. Abashaka ko bazagaruka mu byandikemo aho hasi, n'abandi mukeneye muzatubwire, kuko uyu murimo turizera neza kuzaguka, kandi ndabizi ko Imana izahagarara natwe. Ndabizi neza ko bizaba ibirenze ibyo utekereza, ndetse nanjye ubwanjye ntekereza. Reka tubakire. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Uwabera Emerance. Ndi umukozi w'Imana, nkunda kuririmbira Imana. Ndi umumama, mfite umwana umwe n'umugabo umwe. Murakoze cyane. Amen. Murakoze cyane. Yesu ashimwe. Nitwa Kwizera Samirine, nanjye ndi umumama, mfite umwana umwe n'umugabo umwe. Nishimiye kubana namwe. Amen. Yesu ashimwe. Nkuko Bishop yavuze ngo turi kumwe na Martin Mugisha, ngo noneho yivugire. Nitwa Martin Mugisha, nandi ndishimye kuba hano mu itara rya Bishop Gafaranga rya online. So Imana ibamugisha. Amen. Ntabwo turi twenyine gusa. Marite watuvugira uri ku buhanga bw'ibyuma, niwe wamwegereza mikoro nawe cyangwa se ukamuvuga nta kibazo. Yego. Turi kumwe na Karera Jean Damascene, muri kumubona mu mashusho, ngira ngo bari kumubereka mu. Yego. Umukozi w'Imana, umupapa nawe arubatse, ufite urugo n'abana, kandi nawe arashima Yesu. Niwe uri kudufasha uyu murimo, ni inshuti yanjye cyane. Imana imugisha. Amen. Turanakira Shaste Mugisha, niwe uri kuri kamera, ubwo muraza kuturebera nimba amashusho yiwe yejejwe. Nawe Imana imugisha, ni umusore ukiri mutoya, kandi twagiye dukorana ibikorwa byinshi bitandukanye, mu banzi, mu mafilime yabava kure n'izindi n'amakomedi. Twarabanye, bivuge ngo hari umugisha namugiriyeho, nawe hari uwo yangiriyeho, bivuge ngo nawe Imana imugisha. Nawe ni ingaragu, ubwo wenda umunsi umwe azagaragara hano imbere ya kamera. Ubwo nizere ko twese uko turi hano tumeze neza muri Kristo. Ntayo mvuze kumera neza ntukubite ku bibazo wasize mu rugo, kuko buri wese abizanye hano twanarira twese, nta n'uwaririmba yaba maganya. Ariko ibibazo dufite uburemere bwabyo buri hasi y'uburemere bwa Kristo. Uburemere bw'ibibazo dufite buri hasi y'uburemere bw'ubikemura. Bivuge ngo turashima Imana. Namwe mwese rero muri online turabakiriye aho muri hose, mugubwe neza. Ntago uyu mwanya ari uwo kubaririmbira, oya, uyu mwanya ni uwo kuririmbira Imana. Ntago twe turamyamwe, namwe ntimuturamye. Niyo mpamvu tugusabye ngo aho uri hose. Elisa na Eliya ni abagabo bagendanye, ariko yubacunze nta wigeze uhundi ikintu cy'ubusa. Umwe kugira ngo akurikire undi byasabye ko atemagura inka ze zose. Undi agiye kumukurwaho, muzi abasomye biriya muzi amayeri yagiye abamuti, sigara undi turajyana. Ageze n'aho azamurwa kugira ngo asigarane wa mwitero, ngo hari umuyaga mwinshi cyane, uyu mwita Nyirashuheri, sinzi uko mwe muyita, rwakize ibintu nk'ibyo. Murabizi bizamura ivumbi, ibiti bizamura ibintu byinshi.
ariko ngo yari afite itegeko ryo kudahumbya, ryo gukanura muri uwo muyaga. Bivuga ngo mu bintu bya Kristo ikintu dusabwa ni ugukanura, kuko icyo twe turi buze kureberamo nicyo turi buboneremo. Nuza kurebera mu masura twambaye yuko tutahinduye imyenda, yuko tutambaye neza, yuko dufite imicongo imeze gutya itameze kimwe, ibyo nibyo uri buze gutahira. Kuko ndabyibuka Yesu ubwo yari ari mu bantu benshi, hari uwamukozeho w'ingenzi ariko amukoranaho ubumenyi. Yesu arangije aravuga ngo, abwira abigishwa be ko hari umuntu unkozeho, hari umuntu unkozeho, kuko hari imbaraga numva zimvuyemo. Haje bavuga ati ariko Yesu nawe urijijisha, reba uruvu, reba ko kuba uri mu isoko rya Nyarugenge ukareba umuntu ngo unkozeho. Kuko hari abantu baba bari muri Yesu ariko babyiga Yesu gusa batamukoraho, ariko burya hari n'undi muntu uza ahantu Yesu ari ashaka kumukoraho, kandi burya iyo ukoze kuri Yesu arabyumva, n'iyo umubyiza arabyumva. Ndashaka kugira ngo uyu munsi ntubyike, ahubwo ukoreho, ntuze kureba ibitagenze neza, kuko erega natwe baduhaye umwanya wo kureba ibyo uri gukora, natwe twabona ibitari kugenda neza, ariko si cyo cy'ingenzi. Uzi impamvu nanze gucogora kuvuga bino bintu? Ndashima Imana ko hari igihe ibigeragezo Marite bitubaho tukibaza impamvu bitubayeho. Ndabyibuka kera nkiri mutoya, mu myaka nka 14, nakoreye umubyeyi ankoresha akazi ariko yibagirwa ko ndi umuhungu, ku buryo yanyigiye nyine. Muri njye muri iyo myaka numvaga ari umuntu mubi, numvaga ari n'umugome, ariko ubu nibwo nasobanukiwe ko kwari ukutamenya. Yari yarampaye itegeko ry'uko nahinduriraga umwana papa, kuri uzi batunganya umwana, bagakuraho umwana yitumye, byose bakabikora bakabishyira ku murongo, umwana ukongera ukamenya kumutera udupudero, ubundi basigaye barazanye utundi tuntu, kumuhanagura neza, ubunzi kuranje ku mwana utuntu. Mbere mbikora nabonaga, navugaga ati kuki atahabonye ko ndi umuhungu, ariko ntabwo nari nzi ko ari kuntegura kuba umugabo wo kuba ejo bibaye ngombwa ko ndi mu rugo njye na madamu twenyine nabikora igihe atabishoboye. Hari intambara Imana ndazibuka izindi yanyujijemo, narabibabwiye ubushize ukuntu kwa kundi abantu bakora umuganda, ibyo narabibabwiye zahora mbivuga, kwa kundi abantu bakora umuganda wo kuwa gatandatu, hari igihe bakoraga umuganda wo kujya twe kuduhandura amavunja. Urumva twabaga turi abana muri quartier tuzwi, abantu bazi biriya biringiti n'amashaza asataguye, biriya bintu kugira ngo babitange, ibyo bitaga Croix Rouge, kugira ngo babitange twabaga turi mu byiciro nka bino bya mituweli, bino by'ubudehe, kugira ngo rero bemere yuko bari bo biguhe. Niko inama yabaga yateranye mu isatire bakemeza ko iwanyu muri abatindi, kuko iyo batabyemezaga bagukuragamo. Ibaze kuba naratsindwa mu rugo, twaratsindiye icyo kintu Marite cyo kubona bya cya kiringiti n'aya mashaza asataguye n'aya mavuta twebwiriye iwacu twayitaga ruwiri, yabaga mu idebesha. Ari amavuta kugira ngo bayaguhe bagusaba ko bakumarika mu nda bakareba koko nimba uri imbwa utabihishemo. Iyo basanze uri umugabo ntibayaguha, ariko umva ayo mavuta, umva icyo kiringiti, umva Marite, kugira ngo baguhe ikiringiti cyo kwiyorosa niko banza kukumurikamo itoroshi kugira babone kuri imbwa nyine itakigurira. Hari ukuntu umuntu agufasha agira ngo abone uri umuntu w'umugabo akeneye kuba undi mugabo. Hariho ntabwo iri aruwira ariko babigenzaga, tumitumishuri murabyumva, ntabwo iri aruwira iyo bayiguhaga kuko babonye uri umugabo uyikeneye, kuko babonaga ko uri umugabo utabasha kugura ruwiri. Burya Marite nta muntu n'umwe uri ku rwego rwo kudafashwa, kuko n'igihugu baragifasha, igihugu gifasha ikindi. Ibyo byo gufasha umuntu ntabwo ari ikibazo, ariko turatuvuta ko si uko byabaga bimeze. Bivuga ngo iyo babaga badushyizeho, niyo wacaga ahantu, ndabyibuka ugakina n'undi mwana w'ahandi wenda ukamusunika akitura hasi,
bahita bavuga ati kirabuzwa n'iki kugusunika ko kiri kurya za ruwiri zo muri Croix Rouge. Urumva twitoza urubwa turi abana tutazi icyo urubwa ruzakavaringa. Inzara irangiye tugira ngo urubwa rurarangiye, kwambara bije tugira ngo kuvugwa birarangiye, ariko burya hari n'ibindi. Niyo mpamvu burya y'Imana izakugira umuntu wayo ihera kuri zero ikugira umuntu wayo. Kuko ntago ndi kwihagararaho iyo ntaza kuba ntaramenye Imana kandi nyimenyere mu buryo bw'intambara. 2023 nari bwiyahure, naje mbwira Shaste mu modoka ati uzi kuba umuntu ari kuvuga ububwa bwawe ukumva wamuhamagara ko ati ngo nkubwire babarira uvuga ububwa bwanjye bwa nyabyo ariko nturenzeho. Uzi kuba nyine uri imwe umuntu akahita avunjamo 8. Ufite ikigeragezo cyo kuba nta kazi ugira, umuntu aguhamagara bikwibukije. Urabizi kuri umudivorce biranababaza biranaryana, umuntu araguhamagaye cyangwa se agiye kuri social media arabikwibukije, aragutotoye. Yesu we, kubura umupangaye rega urabizi Marite, ukeneye umuntu uza guhamagara kwibutse kuri umupangaye. Nosebe ko ari ikigeragezo, ariko uzi ko uri kurara mu nzu ubizi neza ko niyo waza kwa gafaranga ukagira impamvu zo kwamara icyumweru nyiri inzara imarabara, nta kigeragezo kiruta icyo. Nose n'undi kuza kubyibutsa uwo muntu ukirimo wagize ngo umufashije iki. Ariko ndashima Imana yuko yo izagutambutsa muri ibyo bintu gutoreza mu bindi bintu. Iyo ndimo ndavuga gutya amagira ngo nawe wiyumve hari ibyo Imana yagutojemo, hari ibyo Imana yagutojemo. Ariko muri aka kanya ahari bibazo wahinduye umunezero, ahari yego ibibazo wahinduye umunezero, yego ahari igisuzuguriro ku buzima bwawe Imana ihahindura umunezero. Ahari ingorane ku buzima bwawe ihahindura umunezero. Haracyari ibyiringiro, haracyari ibyiringiro, ituzapfa tuzarama tuzareba ubwiza bwe. Intambara n'ibibazo ni byinshi, ariko ntabwo uzapfa utabonye ubwiza bwa Kristo. Ndabizi neza muri aka kanya hari abo turi kuvugana, ubu ndimo ndababona turi kuvugana. Ndakubwiza ukuri, ndimo ndakubona uri gutekereza n'ahantu uri bukura 1000 cyonyine cy'uyu munsi nguramuke. Urimo urabona ntahari, maze guhamagara abantu 5 bose ubabwira ikibazo cy'1000 wakibuze. Ariko ndakongoreye ngo va ku bantu, dore Imana iraje yaguhe, kandi Imana iraje bikore, kandi bikorere kwiyubahisha kwayo. Ndabona wahamagaye abantu benshi uje kubabwira ibibazo ufitanye n'umugabo wawe, wahamagaye abantu benshi uje kubabwira ibibazo ufitanye n'umugore wawe, ariko ndakubwiza ukuri baraza kukumvira ubusa. Bareke kuko ntago bari abantu bafite igisubizo cy'urugo rwawe. Igisubizo kiri muri wowe, igisubizo kiri buze kuba mu guca bugufi kwawe, kuko burya kugira ngo utore icyo ikiri hasi kigiye kukugira umunyacyubahiro bigusaba kunama. Bishobora kuba ugiye kunamira umugore wawe kugira ngo ejo hazamuke icyubahiro mu rugo rwawe. Ushobora kuba ugiye kunamira umugabo wawe kugira ngo ejo hazamuke icyubahiro mu rugo rwawe. Ushobora kuba ugiye kunamira umwana wawe kugira ngo ejo hazamuke icyubahiro mu rugo rwawe. Kuko intambara y'ububi ntabwo inesheshwa n'indi ntambara y'ububi. Intambara yo kuvuga nabi ntabwo inesheshwa n'indi ntambara yo kuvuga nabi. Ndagira ngo urwanishe intambara nk'irya Stefano yarwanishije.
aravuga ati mwami Imana bababarire kuko batazi icyo bakora, kuko yabonaga ngo ikirere cy'ijuru gifunguka. Ubwo Dawidi umuntu yamutukaga aravuga ati nimba Imana yemeye kanuka nimumureke yitukire, kuko Imana itabyemeye. Urimo urumva wanagaruka mu Rwanda, maze imyaka irenga 15 bahanze, nta nubwo ukibasha, nta nubwo ukigira ubushobozi bwo guhura na famiye yawe imwe, ndetse ndabona iba mu cyaro, nta na telefone nzima bagira ngo bahamagare. Agahinda karene uri kuvuga ngo subireyo magume, nta nubwo ujya ubasha kubona uwo muganira. Wagiye mu biyobyabwenge, urabinywa, ushaka amahoro, wanyweye igihe cyose uhora kugira ngo ugire ufite amahoro. Birasaba ko ujya kuri TikTok, ujya kuri Instagram, wiri gushaka umunezero ku mbuga nkoranyambaga, wiri gushaka umunezero kuri social media, wiri gushakira umunezero mu kunywa inzoga nyinshi, ngo igihe cyose uhore nguri furi, ariko nawe warawubuze. Ariko ndakubwiza ukuri, itunganye uze byose ubibwire Yesu, ubibwire Yesu. Ndashaka kugira ngo ufate umubiri wawe, wakifata ku kuboko, wakifata mu mutwe, wakifata ku maguru. Ndagira ngo ubwire umubiri wawe ati wa mubiri we ntoteza vuba, ariko hari igihe utazaba ufite ububasha bwo kuntoteza. Ubwire ati wa kibiri we, mpamvu urimo urantoteza usaba ibirayi ubona ari cyo gisubizo, ariko hari igihe utazaba urimo urabisaba. Hari igihe habera tuzaba turi gutungwa n'ibirayi. Hari ukuntu umuntu aza akakubwira ngo we wari uzi ko ngewe nakumanura, wari uzi ko nge nakuzamura, mwikiriza umubwire ngo iki kibiri wakimanura wanakizamura, ariko umuntu urimo imbere nta wundi muntu ujya umuzamura, nta wundi muntu ujya umumanura atari Kristo. Kandi uwo nguwo aje kukuzamura ntago aje kukumanura, uwaje kuguhesha icyubahiro ntago aje kukikwaka, uwaje kugukiza indwara, uwaje kukubwira amagambo y'ukuri. Umaze igihe kinini bakubeshya, ariko wagiye kukubwiza ukuri, kuko ntago ajya abeshya. Yitwa Nihemuka, iyo niyo Mana yacu. Marite, nkunda indirimbo zo mu gitabo, ariko yayindi tumaze igihe tubiririmba, ndashaka kuzamura kandi karirimbo ko mu gitabo. Mwese muraba muziranyeho, ntabwo tuba twanarepese, ariko mwukajya bihuza. Yego umunsi yego sha zanibuka nubona kwe mereyeho wambere y'umucunguzi nge nkwizibya we nishimye umunsi mwiza umunsi mwiza nibuka nubona kwe mereyeho wambere y'umucunguzi Hallelujah.
Yesu wanyogeje ibyaha anyigisha inzira ye ngo nsengeshe menezerwe singize Yesu wanyogeje ibyaha warangije kundokora nduwawe na uruwanjye iryo jwi ryawe ryinginga naburane kugitaho iteka nza gukorera iby'isina bizinutswe n'umwifata njye mukiza sinzarore nakwishima iteka nza gukorera iby'isina bizinutswe n'umwifata njye mukiza sinzarore nakwishima narangije kundokora nduwawe na uruwanjye iryo jwi ryawe ryinginga naburane kugitaho warangije kundokora nduwawe na uruwanjye iryo jwi ryawe ryinginga naburane kugitaho warangije kundokora nduwawe na uruwanjye iryo jwi ryawe ryinginga naburane kugitaho kandi warangije kundokora nduwawe nawe
Yesu Hallelujah. Mana turagushimye ko uri Imana igira neza. Turagushimiye ko mwami Imana wabanye natwe, kandi tugushimiye ko ugiye gukomeza kubana natwe none n'iteka ryose. Yewe Yesu Kristo, turagushimiye kubw'imirimo yawe. Tugushimiye ibyo watwigishije kugeraho, tugushimiye ibyo watwigishije byo kunyura mu nzira yawe. Mwami Imana turagushimiye, kandi turagushimiye ko waturemeye umwanya mwiza wo kuramya no guhimbaza. Mwami Imana turagushimiye ko waturemeye umwanya wo kuba turi kumwe nawe tuguwe neza. Naho intambara zaba ari nyinshi, ariko twasobanukiwe ko uri hejuru y'izo ntambara. Naho ibitugoye byaba ari byinshi, ariko turagushimiye ko twasobanukiwe ko uri hejuru y'ibitugoye. Mwami Imana komeza kubana natwe rero, komeza kutuyobora, komeza kudutsindishiriza, komeza kutwubaka, komeza kutwuzuza imbaraga, komeza kuduha ubwenge buturuka kuri wowe. Ko byose Data wa twese uri mu ijuru urabishoboye. Ntabwo twari abo kwizerwa, ariko watugeze abo kwizerwa. Ntabwo twari abo kubabarirwa, ariko watugeze abo kubabarirwa. Ntabwo twari abo guhabwa agakiza, ariko waduhesheje agakiza. Ntabwo twari abo kubona amahoro, ariko waduhaye amahoro. Ntabwo twari abo kubona umunezero, ariko waduhaye umunezero. Turabigushimiye. Aya masaha uyu mwanya Mwami Imana dukomeje kujya imbere yawe, dukomeje kurira imbere yawe, tukubwira ngo Mwami Imana hari ibikituruhije, hari ibikitugoye, hari ibikiri kwishyira hejuru ku buzima bwacu, ariko turagusabye kugira ngo uze utwururukirize ibi bigeragezo, uze ushyire hasi byishyira hejuru, kuko nabyo bishoboye, kuko nabyo bishoboye. Bana n'abasore, bana n'abagabo, bana n'ababyeyi, bana n'abakobwa, kuko byose ubishoboye Mwami Imana. Ndabizi neza ko ubishoboye. Wakiza abarwayi muri aka kanya Mwami Imana, waruhura abafite imitima iremerewe, kuko nabyo urabishoboye. Mwami Imana watanga ibyo kurya ku badafite ibyo kurya, kuko urabishoboye. Watanga imibereho, kuko Mwami Imana nayo ujya uyitanga. Watanga imirimo, kuko nayo ujya uyitanga Mwami Imana. Mwami Imana hari ahantu hamaze gutangwa ibisubizo bikomeye, bari kubabwira ati nimucyure uyu murwayi ntago azigera akira, ariko wowe twizera ko ujya ugenda hejuru y'ibyo byose, ugatanga agakiza, ugatanga gukira. Tanga gukira Mwami Imana. Amen. Imvura iraguye ni nyinshi, ariko turashima Imana ko nayo imvura ni byiza. Shimwa Mana mutima wanjye we, shima Imana uwakuratuye, shima Imana.